Nshuti zacu turabashuje cyane mukomeze kugubwa neza, ni Umurage Community nk'uko musanzwe mubizi cyangwa se mubikurikirana. Dusanzwe tubageza ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi rero tukaba twabahitiyemo abaperezida 10 bayoboye Amerika ariko bafite ubumuga. Nk'uko mubizi uzasanga abantu benshi bitewe n'ibibazo batagizemo uruhare, ugasanga baripinga, barisuzugura, ugasanga mbese umuntu nta cyizere yifitiye ariko bitewe n'amateka anyuzemo. Ariko icyo nabasha kubabwira bantu mwanyuze mu bibazo nk'ibyo ngibyo, mwe kwisuzugura, mwe kwipinga, Imana irabakunda cyane ndetse hari ubushobozi hari n'imbaraga zibarimo, mubasha kuva kure ndetse mukagera kure. Niyo mpamvu kugira ngo wongere wigirire icyizere twabahitiyemo kubabwira ba perezida bayoboye igihugu gikomeye cyane cya Amerika ariko bakiyobora bafite ubumuga. Aha turahera ku muperezida uzwi cyane uyobora n'ubu ngubu witwa Joe Biden, akaba ari umuperezida 46. Uyu Joe Biden abantu benshi ntago babizi. Uyu muperezida avutse mu mwaka w'1942 akaba akiriho. Uyu muperezida afite ikibazo bita akajagari mu mivugire cyangwa se speech disorder, mbese avuga ibyo atateganyije. Ku mwanya wa kabiri hari uwo bita Dwight Eisenhower wayoboye mu mwaka w'1890 kugera mu 1969. Uyu nguyu akaba afite ikibazo bita learning disability, ni nk'ikibazo kigendanye mbese no kutabasha kumva neza niba ari ikibazo mubajije, kutavuga neza ururimi cyangwa se kwibeshya mu mibare, mu gukarikira ndetse no mu myandikire. Uyu muperezida rero akaba yaravutse mu mwaka w'1890, yitaba Imana mu mwaka w'1969, akaba perezida 34 wa Amerika. Akaba azwiho cyane cyane ko intsinzi zitandukanye mu ntambara y'isi ya kabiri, igice cy'Uburayi Amerika yagifashije cyane kugira ngo babashe kwegukana iriya ntambara, iriya ntsinzi. Hanyuma ku mwanya wa gatatu wari witwa Thomas Jefferson wayoboye mu mwaka wavutse mu mwaka w'1743, yitaba Imana mu mwaka w'1826. Nawe akaba yari afite cya kibazo twavuze hejuru, ikibazo cya learning disability. Akaba ari umuperezida wa gatatu wayoboye Amerika, aho yayoboye hagati y'umwaka w'1881 kugera mu mwaka w'1889, bivuga ko yayoboye Amerika mu gihe cy'imyaka 8. Uyu muperezida akaba azwiho cyane cyane ko ibintu bigendanye n'iki ni author of Declaration of Independence cyangwa se kurekarama ubwigenge. Uyu muperezida kandi akaba azwi cyane nk'umwe mu perezida wari ufite diplome nyinshi, akaba umunyapolitike kandi akaba ari nawe washinze ishyaka abantu benshi bazi ry'abademokarati. Bikaba bizwi ariko ko yari afite ikibazo cyavuzwe haruguru cyo kutumva neza ibyo abajijwe, kutabisubiza neza ndetse no kutandika neza no gukora imibare neza. Ku mwanya wa kane hari undi muperezida bita John Kennedy, nawe uzwi cyane. Uyu muperezida akaba yavutse mu mwaka w'1917, aza kwitaba Imana mu mwaka w'1963. Akaba nawe yari afite kiriya kibazo abaperezida bayoboye Amerika benshi bari bafite byo kutumva neza no kutavuga neza no kutandika neza ururimi. Ahangaha uyu muperezida akaba ari umuperezida wa 35 wa Amerika. Akaba ari nawe muperezida wayoboye Amerika ari mutoya kurusha abandi. Akaba ari no muperezida nanone waba warapfuye akiri mutoya kandi akiyobora. Ku mwanya wa gatanu hari umuperezida bitaga Abraham Lincoln, nawe arazwi, yavutse mu mwaka w'1809, aza kwitaba Imana mu mwaka w'1865. Akaba yari afite ikibazo ni nk'uburwayi bwo mu mutwe. Akaba ari umuperezida wa 16 wa Amerika. Akaba yari azwiho ko yarakaraga vuba kandi mbese akaba wa muntu badacungiye hafi wabasha kwiyahura. Ahangaha nyine akaba yari afite ibibazo bitandukanye.
ubwo ngubwo twari ku mwanya wa gatanu, reka dukomeze n'umwanya wa gatandatu. Umwanya wa gatandatu turasangaho umuperezida bitaga James Madison, akaba yaravutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi mirongo itanu na rimwe, aza kwitaba Imana mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo itatu na gatandatu. Akaba ari umuperezida wa kane wa Amerika. Ahangaha akaba yarayoboye hagati y'umwaka w'igihumbi magana inani n'icyenda kugera mu mwaka w'igihumbi magana inani na cumi na karindwi. Uyu muperezida akaba ari umuperezida akunda guharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ahava akagera, bakanavuga ko ari nk'umubyeyi w'itegeko nshinga. Ahangaha kandi uyu muperezida ikindi wenda mwamumenyaho, akaba yaraharaniye ko hashyirwa itegeko nshinga rya Amerika ryagiyeho mu mwaka w'igihumbi magana arindwi mirongo inani na karindwi, ari naryo n'ubu ngubu rikiriho. Akaba yarariharaniye cyane ndetse akaba yaragerageje kurishyira mu bikorwa. Ahangaha kandi akaba ari umwe mu bantu bashakaga cyangwa se baharaniye ubwuzuzanye bw'ubutegetsi, ariho ubwo butegetsi nyubahiriza tegeko n'ubucamanza n'ubutegetsi nshingamategeko, ibyo bintu bitatu. Undi muperezida wa karindwi ni umuperezida bita Ronald Reagan, wavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda cumi na rimwe apfa mu mwaka wa 2004. Benshi baramuzi kuko yapfuye ejo bundi. Uyu muperezida rero akaba nawe yarazwiho ko atumvaga neza. Uyu muperezida akaba yarayoboye Amerika hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na rimwe kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda. Kandi uyu muperezida akaba yarayoboye California inshuro ebyiri. Akaba yarabaye n'umunyamakuru kuri radiyo. Akaba kandi azwiho ko yakinaga filime, kuko hari filime yasohoye, iyo filime ikaba yaritwaga Love is on the Air, cyangwa se ni nk'urukundo rwo mu mwuka. Ahangaha umwanya wa munani hari umuperezida nawe wakunzwe cyane, akaba azwi cyane, ababyeyi benshi bakunze kwita abana be bamwitirira, witwa Franklin Roosevelt Delano. Akaba yaravutse mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo inani na kabiri, aza kwitaba Imana mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine na gatanu. Birumvikana yitabye Imana ubwo intambara ya kabiri y'isi yari irangiye. Akaba yari afite uburwayi twakwita mu gifaransa emphysème, cyangwa se gucumbagira. Akaba yararwaye imbasa, nicyo yarazwiho. Uyu muperezida akaba ari umwe mu baperezida bakunzwe cyane, akaba yaranayoboye imyaka myinshi kuruta abandi baperezida. Uyu muperezida akaba azwiho ko mu gihe igihugu cyagiraga kirize cyangwa se ubukungu bwasubiye hasi kubera intambara y'isi, akaba umwe mu baperezida baharaniye ko hashingwa imirimo myinshi cyane itari isanzweho. Ahangaha hakaba harashinzwe inganda ndetse n'ibintu by'ubuhinzi, byo twita Green Revolution, cyangwa se ni nk'ibintu by'iterambere mu by'ubuhinzi yagiye aharanira. Hahingwa amahegitari menshi igihe ari perezida. Uyu muperezida ariko akaba yarakoraga ibishoboka byose kugira ngo ahishe uburwayi bwe igihe yari perezida. Ku mwanya wa 9 hari uwitwa George Washington, nawe akaba ari umuperezida wa mbere wa Amerika hagati y'umwaka w'igihumbi magana arindwi mirongo itatu na kabiri kugera mu gihumbi magana arindwi mirongo icyenda n'icyenda. Ndavuga igihe yavukiye n'igihe yitabiye Imana. Aha naho akaba yari afite cya kibazo twavuze cya learning disability hejuru, cyangwa se kutabasha kumva, kutabasha gusoma neza n'ibijyanye nabyo. Akaba ari perezida wa Amerika utarabashaga, mbese ntabwo byari byoroshye kuba wamubaza ikintu ngo akigusubize neza, no kuvuga inyuguti neza bikaba byaramugoraga, ndetse n'ikibonezamvugo cye bikavugwa ko cyari gikeya. Mu perezida wa 10 rero twasorezaho n'uwo bita Woodrow Wilson, wayoboye mu mwaka wavutse mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo itanu na gatandatu, aza kwitaba Imana mu mwaka w'igihumbi magana cyenda makumyabiri na kane. Akaba yarabaye perezida wa Amerika hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda cumi na gatatu kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na makumyabiri na rimwe. Akaba yarazwiho nawe kugira cya kibazo cyo kutumva no kutavuga neza. Akaba ari byo bintu yari azwiho. Ahangaha rero nawe utabasha kuvuga neza cyangwa se kutabasha kumva neza nk'uko byari bimeze kuri aba perezida benshi, jya kuguca intege, kuko hari byinshi ushoboye. Birashoboka ko wazavamo umuyobozi mwiza, cyangwa se ukayobora ikigo runaka gikomeye kandi ukagira aho ugikura
ukagira aho ukigeza. Turashimira leta y'u Rwanda ikomeje gufasha abantu bafite ubumuga, ibafasha mu bikorwa bitandukanye, ibaha amahirwe yo kwiga, kuko muri iki gihugu rwose bamwe bagiye barangiza amakaminuza, bamwe n'abayobozi b'ibigo bikomeye cyane. Umurage community rero mu byo duharanira kugira ngo abantu bigirire icyizere. Hari abantu baba baratakaje icyizere cyangwa se baragitakarijwe, ariko hamwe n'Imana birashoboka ko wazavamo umuntu ukomeye cyane, ukigira umumaro, ukawugira sosiyete ubamo ndetse n'umuryango wawe, tutibagiwe n'igihugu cyawe. Wahise utagira umumaro isi yose nk'uko aba perezida bavuzwe hejuru. Urakoze cyane. Ni Obededom Froduwari, Umurage Community. Ciao ciao.